ridashira y'imyaka ishize by'ubwami bune twe turi hehe reba urugendo reba ibimenyetso by'ubuhanuzi by'ibihe byashize by'ubwami bune reba ibimenyetso by'ubuhanuzi byose byarangiye. Bene data ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu bibane namwe. Dukomeje kwigana igitabo cya Daniyeli ndetse n'ibyahishuwe. Uyu munsi tugiye kureba umugabane wa gatanu w'igice cya kabiri kivuga ngo umwami arota inzozi zerekana ubwami buzategeka iyi si. Uyu mwami uvugwa aha ni Nebukadinezari. Izi nzozi zamuhagaritse umutima kugeza ubwo iteka ryo kurimbura abitwaga abanyabwenge bose, abapfumu, abashitsi, abakonikoni, abakarudaya bose bagombaga kurimburwa. Ariko Imana yo mu ijuru yari yanatumye Daniyeli, yari yatumye yibagirwa izi nzozi ibinyujije mu mugaragu wayo Daniyeli. Noneho yarazihishuye, Imana yihesha icyubahiro, kandi ibyo yabikoreye kugira ngo igaragaze ko aba biyita abareba hazaza ntacyo bavuze ndetse batuburira n'umwami. Uyu munsi rero tugiye gukomereza ku murongo wa 31, aho noneho Daniyeli yasobanuraga neza inzozi z'umwami, akamubwira ibyo yarose, kuko ikibazo cya mbere Nebukadinezari yari afite ni uko yari yibagiwe n'izo nzozi. Rero ibyo biteza ikibazo gikomeye kugeza ubwo abanyabwenge bose bari bagiye kwicwa. Rero mbere y'uko tujya mbere ndifuza ko dusenga. Mana idukunda, duciye bugufi imbere yawe kandi tugushimiye yuko utajya utererana abagaragu bawe. Uko wabanye na Daniyeli na bagenzi be igihe bari bagutabaje, niko n'uyu munsi uvuga ngo ntabaza, ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Uduhe kukugirira icyizere mu izina rya Yesu, amen. Aha rero tubona Daniyeli arotora inzozi. Murongo wa 31 w'igice cya kabiri turahasoma ngo nuko Nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma ndetse n'icyibumba. Urabyitegereza ugeza aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo cy'ibyuma n'ibumba rirabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi cyangwa se mu mpeshyi, bitumurwa n'umuyaga ntibyagira ishyikizo, maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini rirangiza isi yose. Tugiye kuzafata igihe kitari gito dusesengura iyi mirongo mike kugira ngo twumve ibya buri bwami bwose bwagombaga kuzategeka iyi si kugeza no muri iki gihe turimo ubwo twiga kino cyigisho. Nebukadinezari waramyaga imana z'idini y'abakarudaya yasengaga ibigirwamana. Kuri we igishushanyo cyari ikintu cyagombaga gukurura intekerezo ze kandi akacyubaha. Ikindi kandi ubwami bwo ku isi nk'uko tuzabibona imbere bwagaragajwe n'iki gishushanyo, bwari ibintu by'agaciro kandi biteye ishema mu maso ye. Nyamara mbega ukuntu iki gishushanyo cyashoboje ubwenge bwa Nebukadinezari gusobanukirwa ukuri gukomeye kandi kw'ingenzi yari akwiriye kugezwaho.
hejuru yo kwerekana uko ibintu bizakurikirana mu gihe kirekire kugira ngo bifashe abantu bayo, Imana yagombaga kwereka Nebukadinezari uburyo gukomera n'icyubahiro byo mu isi ari ubusa ntacyo bimaze. Mbese ni ubuhe buryo ibi byagombaga gukorwa mu buryo bwiza bukomeye kurenza kwerekwa igishushanyo gifite umutwe w'izahabu? Mu gice cyo munsi y'umutwe w'icyo gishushanyo hari hakurikiyeho ibindi bice bikozwe mu mabuye y'agaciro. Aya mabuye rero nubyitegereza uzabona ko agenda agabanuka mu gaciro uko ukomeza hasi, kugeza ubwo umuntu ageze ku gice cyo hasi ku birenge by'amano byari bikozwe mu byuma bivanze n'ibumba. Igishushanyo cyose cyaje kumenagurika gihinduka udushingwe, mbese gihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi. Hanyuma bitumurwa n'umuyaga biragenda, ntibyagira ishyikizo. Nuko haza ikindi kintu gikomeye cyane kandi giturutse mu ijuru, kijya mu mwanya wa cya gishushanyo. Uko niko Imana yashoboraga kwereka abana b'abantu ko ubwami bwo ku isi bugomba guhanguka, kandi ko gukomera n'icyubahiro byo mu isi bimeze nk'igikinisho gishashagirana cyangwa se igipurizo. Gukomera n'ubwami bwo mu isi bimeze nk'igikinisho, bityo bikazamenagurika ndetse bikayoyoka. Ninde muri mwe mu buto bwe wahawe igipurizo ndetse yagishakaga cyane, ariko yakinyabya ku irembo kigahita kigwa muri jaride cyangwa kikagwa mu byatsi kigahita gipfumuka? Mbega agahinda uyu mwana yagiraga! Ibi mbabwira byagiye bimbaho. Rero n'ubwami bwo ku isi, gukomera, icyubahiro bimeze nk'igikinisho. Niyo mpamvu tugomba kugira Kristo mu mitima yacu, ubwami bw'Imana bukimika mu mitima yacu, kandi nibwo butazahanguka. Dukeneye kwakira ubwami bw'ubuntu mu mitima yacu kugira ngo ubwo Kristo azimika ubwami bw'ubwiza tuzabe dufite ubutumire, tuzabe dufite uburenganzira bwo kwinjira muri ubu bwami. Naho ibindi byose byo ni ubusa. Mu mwanya w'ibyo byose byamazeho igihe kirekire byarigaruriye, hazashingwa ubwami bw'Imana kandi ntibuzagira iherezo, mu gihe abita kuri ubwo bwami bazigumira mu gicucu cy'amababa yayo, ahantu hari amaboko y'iteka ryose. Nyamara ibyo turabitegereje. Byanditswe ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we mwami, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Azaba aje kwimika ubwami. Ubwami bwa Kristo nibwo bugereranywa n'ibuye. Nshuti yanjye, mbere y'uko tuzajya cyangwa tujya mu busobanuro bwa buri bwami, kuko nicyo kigiye kuzakurikiraho mu gihe Daniyeli asobanura inzozi, ndakwifuriza kwakira ubwami bw'ubuntu mu mutima wawe, kwakira Yesu Kristo agatura muri wowe. Igihe rero azaba aje kwimika ubwami bw'ubwiza, ubwami bw'ibuye, azasanga uteguriwe kwinjizwa mu bwami bw'ubwiza. Imana ibigushoboze. Ubwo Imana imenya ahazaza, fata ubugingo bwawe. Niba wowe utazi ahazaza, kandi Imana imenya ahazaza, ikamenya iherezo mu itangiriro, ikaba yifuza umutima wawe, ugufate uyihereze. Imana ibigushoboze, nanjye ibinshoboze, mu izina rya Yesu. Amen.